ngo wenda ngo abakobwa ngo abagabo barabuze urumva neza ugasanga wenda nk'umukobwa agejeje imyaka ya 22 niyo myaka yo gushaka 30 40 azamutse wajya kumva ngo ukumva ahita atibyiringira avuze ngo n'ubundi ntabwo nzabona umugabo ugasanga birangiye ataye ibyiringi hari 7,000 bitarapfukamira bayari muri bare abantu uri kureba mu kabare barimo kubyina mu maboate barimo gukora imirimo nk'iyo ngiyo niba hari 7,000 bitarapfukamira bayari hari n'abasore 7,000 bakihari Imana yiteguye kuzagira gute kuzana kugira ngo babone abagabo sibyo abasore namwe hari 7,000 by'abakobwa biri muri boate biri mu burayi kuko ijambo ryaravuze ngo haracari ibyiringiro yuko igiti catemwe cakongera kigashibuka hari ibyabo bari warambuwe umva wa musore we hari ubutunzi bwawe wambuwe hari ubukwe bwawe warabwambuwe kandi uri kuburebesha amaso yawe hari akazi wambuwe ariko uyu munsi nibagombaga guhembwa 100,000 Yesa yahageze humura agiye kubikuriha 4 ubwo ni 100 mera umva wa mukobwa we wikwihaba ngo abagabo barabuze we shikama utuze umve ko mu byori warambuwe Yesa aje kubikuriha 4 kane nakahe rero aje gukora ubukwe bwiza aguha umugabo mwiza aguha urubyaro aguhe Yego reka mbahe ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Prophet Ezekiel TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nje netwa Depiwa kanizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe yaba bari hano mu Rwanda abadukurikiye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda muri ku migabane igiye itandukanye reka twizere ko ibintu ari amahoro mumeze neza cyane uwo bitameze neza cyane reka nkubwire ngo Pole Imana iri kumwe nawe uyu munsi ni neza ariko ejo bizaba bimeze neza cyane nkuko mubibona hano kuri kamera za Prophet Ezekiel TV turi kumwe n'umutumirwa hano umeze neza cyane benshi mudukurikira si ubwa mbere mumubonye n'umukozi w'Imana asanzwe avuga ubutumwa asanzwe akora umurimo ariko hano twongeye twamusuye twongeye twamugannye twongeye twamusanze kugira ngo yongera tugezeho ubutumwa bwiza bw'Uwiteka ngira ngo muramubona ameze neza cyane mbere na mbere umeze neza ndashima Imana ndabibona kanyamu neza ni kose yego urimo uramwenyura ibintu na amahoro ahari yego oya meze neza na amahoro na amahoro ese ubundi wabura kuba amahoro byagenze bite arizi si meze neza nariye nanyweye nta kibazo ibintu n'umutekano umva meze neza iminsi myinshi hano rwose ntago twaye tuguhe abana ni bazima yego aturanye ni bazima urumva rero utashima Imana yafite ikibazo igihugu rwose mu gihugu nta kibazo umutekano ni wose yego ibirayi wacu bitangiye kwera hoya se ubwo rero urumva ko mbona n'umushogoro hano rwose umushogoro we nakangare umushogoro we nakangare rwose tumeze neza ndabona n'ibitoki hafi hano rwose mbese mu bintu bya mbere tumeze neza yego ibintu rwose ni icyatsi umva ni icyatsi kandi kiri kugenda kiba kizima yego mbese ibintu biri kugenda mbese ikirere kiri kugenda kirafunguka yego umeze ute mu buzima busanzwe mu buryo yego umaze kubitubwira ariko ntago twari tuguherutse iminsi myinshi wari warazimiriye he ameze neza nari narazimiye ingendo nyinshi yego hirya no hino ariko nta kibazo umurimo uri kwago kugenda ugera kure cyane rwose nta kibazo Imana byagiye ivuga igenda ibisohoza kagira ingendo nyinshi hirya no hino tukaba twagiye mu ngendo mu ivuga butumwa mbese nta mu bihugu hirya no hino nta kibazo rwose tumeze neza ibintu na mashimwe gusa nta kibazo umve ngo turi mu mashimwe yego hari abantu rwose baba bakeneye ubutumwa bakumbuye ubutumwa bakavuga batari kuba abakozi b'Imana bacu byagenze bite bagiye hehe oya turahari kandi twaje niyo mpamvu tuba twafashe iya mbere tukavuga tuti reka dusanga abavandimwe rwose twogere twiganire ku ijambo ry'Imana dore ko ijambo ry'Imana hari urukingo buriya nawe uhamanya nabyo mbamanya nabyo urukingo rwa mbere ruriho n'ijambo ry'Imana yego sibyo kuko nabira yarabivuze navuga ngo Yesu yaravuze ngo uguma muri njye yego amagambo yanjye akaguma muri we asaba icyo ashaka cyose azakibona niyo mpamvu ijambo ry'Imana nirwo rukingo rwa mbere kuruta ibindi byose yego buri ijambo ry'Imana rijya rifasha cyane rwose nubwo hari abatabyumva kimwe ariko buriya kugira ngo abantu bere kumva kimwe ibintu ndatekereza buriya hari ibiba bibagonga cyangwa ibiba bibabangamiye itegeko rikaba ribabangamiye akaba ariyo mpamvu
rituma batabyumva. ubundi ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite umuhamagaro. Uyu muhamagaro yahamagawe noneho buri muntu wese afite n'ikindi kintu kimukurura gituma atagira ibyo yumva akagira n'ibyo yumva akagira n'ibyo akunda n'ibyo yanga. Rero natwe turi muri wa muhamagaro, twebwe dufite ibyo twakurikiye. Kandi burya uzarebe ufite inshuti ikakubera nziza, ya nshuti wagomye ukayikurikira. Impamvu twagomye gukurikira Yesu ni uko hari ibyo yakoze biruta iby'imiryango yadukoreye, ni uko hari ibyo yakoze biruta iby'amafaranga yakora. Kuko ushobora kugira amafaranga ariko ntagire icyo akumarira, ushobora kugira urugo rwiza ntagire icyo rukumarira, ushobora kuba ngo ari umukobwa utunze neza ntagire icyo bikumarira. Ariko gukurikira Yesu nibyo nabonye bifite icyo bimaze kuruta ibindi byose. Yego, ubwo bibaho ugatunga ukaba ufite buri kimwe bikaba ari aho ngaho ntacyo bimaze. Ubwo usaba bihiringa babyirukankaho, ubwo baba bari mu biki? Abantu baratunze barara hanze, abantu baratunze, harimo n'abantu bafite amazu menshi cyane buri ariko babuze amahoro. Ndetse abantu bafite akazi ariko mu kazi barimo nta mahoro bagize gute bafite. Kugeza uyu munsi hariho n'umuntu urara adasinziriye atunze imodoka za mirenge, afite miliyoni kangari, ariko aramutse agiye kwa Yesu akabona ibitotsi agasinzira. Hari umuntu umwe yigeze kuba arimo kugenda hano hafi n'umupaka, yego, noneho ageze ahantu Uganda, ahageze akihakanagiza ikirenge asanga hari umuntu wasinze aryamye mu muhanda. Arangira abwira umushoferi ngo hagarika imodoka, shoferi arahagarara. Arangira amaze ate kuki duhagaze, aramusubiza ngo uwambaza miliyoni 2 ngo byibuze ngo urebe bitotsi. Yego, yifuza ibitotsi by'umusinzi. Yes, uwambaza miliyoni 2 kugira ngo mbone biriya bitotsi nasimu. Biterwa n'iki se kandi ibintu abari nyine ibintu arabifite pe ameze neza, ariko ya mahoro ya Kristo ntayo. Yego, ya mahoro ya ibintu tubihabwa na Kristo nibyo. Aratunze, harimo abatabifite rero. Bivuze iki? Ibyo utunze ntabwo aribyo bizaguhesha amahoro, ahubwo ikizaguhesha amahoro ni Kristo wenyine. Urakoze cyane. Twahise dutangira jugujugu, nta kubanza gusuza abantu birambuye, nta kwibwirana, ntaki. Abadukurikira hari abasanzwe bakuzi, ariko hari n'abandi bashyashya baba batakuzi, ndetse n'abagiye kukumva bwa mbere kuri channel yacu ya Prophet Ezekiel TV. Ni ubwa mbere, reka dutangire hanyuma utwibwira, tangirane n'isengesho, hanyuma dukomeze tujya mbere. Ndikumva ntangiye kuryoherwa rwose. Niko bimeze n'ubundi na Yesu ajya gukiza ntabwo yabanjije kubwira uriya murwayi uri ku kidendezi ngo amubaze ngo witwa nde. Yaramubasanze gusa aramubaza ngo ushaka gukira, afatiraho. Ahubwo umurwayi niwe wabanje kugira amagambo menshi, abaza kumubwira ngo nyamara hari abaje baransiga abandi aravuga ati haguruka wikore buri rwego ugire ibintu buyavuga niba atari ngombwa. Niba umuntu afite ikibazo manza wumva ikibazo mbere yuko n'ubundi izina ryanjye ntaco ryamarira umuntu. Kumva ngo nitwa runa ntaco byamumarira, kumva ngo ntuye hano ntaco byamumarira, ahubwo igifite icyo kikumariye ni ukumva ijambo Imana ishize ku mutima wanjye. Iryo ngiryo niryo rifite akamaro kurusha ibindi byose. Ariko kubera gusangira ijambo ry'Imana, umuco w'abantu basangira ijambo ry'Imana, umuco wabera abantu bagenda nabaziranye. Umuco wabera nuko tugomba gusangira tuziranye. Yitwa Mutimana Jean Claude. Ibisanzwe ndi umupapa, mfite umudamu n'umuryango w'abana 4. Yego, Imana itugirire neza. Ndi umukristo, nsengera kuri Paruwasi ya Rukoro, ni nayo kanisa. Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanzi. Ibirenze by'Imana duhana umugisha. Amen. Urakoze cyane. Dutangirane n'isengesho hanyuma twinjire mu bintu neza. Ibintu rwose twabisize mu biganza by'Uwiteka. Yego, Mana turagushimiye, uri mwiza kandi ubereye mwiza, abagutegereje bose izina ryawe nirishimwe. Watugiriye neza, wabanye natwe kuva mu gitondo, aya masaha uri kumwe natwe, ntago watuvuye uruhande, waturindishije ukuboko kwawe kw'imbabazi, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turi muri uyu mwanya rero, abari bananiwe ubongera imbaraga, datuye umwanya ntabari twagwa, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ngaho ni wowe twakire nk'umushitsi mukuru muri iki kiganiro, utugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Buriya rwose gushima Uwiteka njya numva ngo buriya mashimwe nibyo biryo by'Imana cyane rwose. Niyo mpamvu dukorera n'ibintu ikatubwira ngo nimushima nzongera mbakorere n'ibindi. Ngo buriya rwose uyu muntu Imana yamukoreye ibikomeye ntayishime, buriya abayisonzesheje cyane rwose. Ubundi nine wabaye ntashima nyine, none se ubuweho nawe ushire mu rugero rw'Imana. Uramutse ungiriye neza singushime, ejo ukangira neza singushime, wazongera kungirira neza? Kirazira, ntabwo byashoboka. Rero kungirira neza kwawe ni nako gutuma nongera nkagushimira. Hari ukuntu nyine ushobora kubona ibyo wakoze ari ubusa,
byo wakoreye umuntu ari ubusa ntacyo bivuze niyo utari no kubikora nta nicyo yari kuba yego ugahita uvuga uti wabona mba ndi gutigiye cyane ni nayo mpamvu nyine niyo mpamvu Imana yavuze ngo nimukora imirimo n'ibitangaza nzabashimira ninkora imirimo n'ibitangaza mukanshima nzabakorera n'ibindi bivuze ngo mu byo dukora byose dukwiye gushima iki Imana nuramuka ushimye Imana ukaramuka ishimye kubw'ibyo yagukoreye ejo izongera ikore n'iki ikore n'ibindi yego urakoze cyane ngira ngo uri umuvugabutumwa uri umukozi w'Imana uri umuhanzi wabivuze mu buryo bugiye butandukanye uri n'umuhanuzi ariko iyo tugiye kuvuga ibi cyangwa se iyo mugiye kwigisha abakristu cyangwa se abandi bantu undi ari we wese mugendera nibyo ngiye ntekereza hari ukuntu mugendera mureba uko ibintu hanze aha biba bimeze hanyuma mukahita mubisanisha n'ibyo muri Bibiliya kugira ngo nyine abantu bige habeho impinduka bave mu byo barimo bibi babe bajya mu byiza niko kwigisha nyine ijambo ry'Imana kugira ngo ikibi gihigamire ikiza hanze hano cyangwa se ubu muri society hari uko abantu babayeho muba mugenda mubyumva cyane nkamwe mubwiriza mwifashishije imbuga nkoranyambaga hari n'ibyo mugenda mubona hirya no hino ku zindi mbuga nkoranyambaga bigaragara ko hari aho abantu bigaragara nkaho nta byiringiro bafite ugasanga biri kuvugwa biranagaragara n'ibikorwa bakora birabigaragaza bigatuma noneho bigenda bikwirakwira ugasanga abantu barushijeho kubaho nta byiringiro bafite kuruta uko bakabayeho bafite ibyiringiro ubundi ikintu cya mbere abantu batazi uyu munsi abantu bataye ibyiringiro byatewe n'ikirero kugira ngo ikintu cyateye ibyiringiro hari akantu maze iminsi ndimo kumva ugasanga nk'abantu barahagaze wenda n'urugero kumva hari imvugo iharaye ukumva ngo yemwe ngo abakobwa wenda kananga urugero ku bakobwa ngo wenda ngo abakobwa ngo abagabo barabuze urumva neza ugasanga wenda nk'umukobwa agejeje imyaka ya 22 niyo myaka yo gushaka 30 40 azamutse wajya kumva ngo ukumva ahita atibyiringiro avuze ngo n'ubundi ntabwo nzabona umugabo ugasanga birangiye ataye ibyiringiro ikindi noneho ugasanga niba wenda yarazi ko ejo agomba kushaka akagenda ukabona umwaka wa mbere urashize ukabona uwa kabiri urashize agahita acika intege ugasanga nk'umuntu ni umubyeyi ugasanga yarashatse umwaka wa mbere urashize abuze urubyaro umwaka wa kabiri urashize abuze urubyaro yego arangiza akavuga ati uko biri kose n'ubundi ntabwo ngibyaye igasanga ahise acika intege ariko reka nkubwira Deptuwa hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari muri bare abantu uri kureba mu kabare barimo kubyina mu mabuwate barimo gukora imirimo nk'iyo ngiyo harimo ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari abo bakobwa bari kwiheba ngo abagabo barabuze ntago babuze ahubwo nibongere bagira ibyiringiro kuko ijambo ryaravuze ngo haracari ibyiringiro yuko igiti catemwe cakongera kigashibuka nibihangane ahubwo baze basenge bagarura ibyiringiro bongere bizere bareke kwiheba umuntu wari wese tuvuze izo ngero ariko harimo n'abandi bantu bamaze kuvuga ngo yego ndagira ngo ku kantu tukagarukeho neza ndikumva gatangiye kunkora ahantu kugenda kanshimashima ahantu rwose nkumva ibintu biri kugenda bijyamo uri kubona hanze aha hari ukuntu ababyeyi bavuga bati yego ni imvugo ya kera ariko hari ukuntu areba abana be akabona uburyo bitwara akabona uburyo bifata akavuga ngo hewe ngubuzi imfura ngati biheko ukumva muri make yaba umubyeyi ntago yishimiye ibikorwa by'abana be yaba umwana we nawe ntanyurwa n'ibyo ababyeyi bamukorera ugasanga hagati aho ngaho umubyeyi nta byiringiro by'ibyiza umwana wazamugezaho ugasanga niho ahereye yiheba avuga ayo magambo cyangwa se ugasanga n'urubyiruko gutyo hari imvugo zijya zivuga ngo hari indwara abasore barwaye zituma badashaka abandi bakobwa bakavuga bati abahungu bose ni kimwe wababyaye n'umwe bose ni abahemu ibyo bintu bizashira bite ibyo bintu ese bose niko biri ibyo bintu bimeze bite ugasanga naho biri kugenda bifata yaba n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe ugasanga niba hari uwasitaye yaguye mu ikosa bitumye n'abandi bantu bavuga bati abakozi b'Imana nabo byararangiye ibyo bintu ndagira ngo
ugira icyo ubivugaho. ni ukuvuga ngo ubundi aba babyeyi rimwe na rimwe aba bantu urimo kureba Yego. rimwe na rimwe bari mu bihano by'ababyeyi kwakunda ababyeyi badusabira ibintu bibwiye ngo bari kudusabira ibintu byiza kandi bari kutwaturaho ya mivumo yabo yego rero abantu benshi ababyeyi bagiye barabavuma kumva barabavumye ngo nta tungo uzapfa ntaco wigejejeho tuzapfa ugasanga turi muri ka gahinda k'ababyeyi kandi tutakabaye kuba muri ako gahinda k'iki k'ababyeyi anariyo mpamvu abana bamwe bagiye bararindagira guco kubera ababyeyi babo kubera ya muvumo w'ababyeyi ugasanga ngo ubuze imfura ugasanga niba umwana yarakunaniye wa mbere ukibwira ngo n'uwa kabiri azagira gute azakunanira oya ntago ariko bimeze mw'ababyeyi mwe mudukurikiye mw'ababyeyi mwe mugiye kumva iki kiganiro mwirinde gusabira abana banyu ibintu bibi mwirinde kwaturaho abana banyu ibintu bibi igihe uzaturira umwana wawe ikintu kibi kizamugeraho ariko nuramuka nta kintu kibi mwatuyeho ahubwo kuva mu bwana bw'uko mwaturaho umugisha kuva mu bwana bw'uko mwaturaho kubaho kuva mu bwana bw'uko mwaturaho ibintu byiza bya bintu byiza umwatuyeho nibyo bizamugeraho yego noneho kabiri ugasanga rimwe na rimwe wenda wari usanzwe wenda rimwe na rimwe nk'umuntu agiye mu kazi yagera mu kazi yagiyemo ukumva nk'umubyeyi aravuze ngo ngo ubundi se aragiye ubundi azagakora ico gihe burya wamuvumu ukurikirana umwana wawe nta kazi ntabwo azagira gute ntabwo azagakora ugasanga yewe ngo inga ibyawe nzaba ndabireba nubwira umwana wawe ngo ibyawe nzaba ndabireba nyine uzabireba uko bizaba bya mureke twaturire imigisha ku bana bacu ico ni icyambere icya kabiri cyo kuvuga ngo wenda abantu muri no misi bari kugenda baravuga ngo abantu barwaye indwara niko bimeze abahungu benshi banze gushaka ariko impamvu abahungu batari gushaka rimwe na rimwe ni baba bafite abandi bantu baba bafite iyo baje gukemurira bya bibazo byabo byo gushaka kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo kugira ngo utazagwa muri bya bishuko niremye umuntu iki Imana yaremeye abakobwa n'abasore iyo bashakanye iyo bari gusezeranya baravugaga ngo uyu Imana iguhaye umufasha ngo akurinda malari ibintu nk'ibyo by'ubusambanyi rero abasore impamvu batari gushaka bora bashobora kuba baje muri bya busambanyi nyine babati ibyo twagashatse ku mugore tugize gute turabibona none hari akandi kantu utazi uzarabe abantu benshi bafite abana hirya abasore akagenda akabyara umwana abati n'ubundi ico nashakaga ni umwana nayo ngize gute ndamubonye hari igihe biba bitari ibyo rero ugasanga kwizerana hagati yabo bombi bitewe n'ingeso wenda baba bagenda babona yaba n'umusore nta kizera afitiye umukobwa ashobora gushaka cyangwa se n'umukobwa nawe nta kizere ashobora kugira niko nari ngiye kugeraho sibyo bigatuma noneho na wa wundi ushobora kuba yitwararika bigatuma nyine nawe ajya muri wa mubare ubarirwamo abahemu nibyo nari ngiye kugeraho nyine buriya niba wenda aka kanya umusore asanze niba yarabyaye abonye umwana noneho hari akantu Shaka kugira ngo ukurikirane muri no misi numvise ikinyamakuru numva baravuze ngo kwisi kimwe ca kabiri cingo zishashatse bari gusaba divorce noneho nk'umusore yabyumva nabyo nibicane nk'umusore yabyumva gata bateze none bari gusaba ama divorce sibyo none ko bari jewe ninshaka uru rugo ruzabarwo nawe bigatuma ashakisha uburyo yasaba ama divorce nawe mbese avuga ati sinzigera nshaka kugira ngo nazatandukana n'iki n'umugore kabiri yaba hari uwo baturanye urugo rwe rwanze mbese rutameze neza nabyo yabibona yarangiza agahita avuga ati yewe sindashaka umugore none niba urwa deptuwa ruri gusenyuka niba urwamutuye rwaje rwo ruzahama akiyangira gatatu umusore w'ikigiye umukobwa w'ikigenda bukwa ngahe bikarangira bimeze guca anariho n'abakobwa bari kuvira bagacika intege sibyo hari umuntu wese kuvuga ijambo rikomeye abakobwa nabo bafite ikibazo nubwo bwose wenda turuvuga ngo bari gucika intege bafite ikibazo umukobwa kabona araje ngo none njewe ngo umusore uzaza kundesha agomba kuba afite imodoka afite inzu n'imodoka ntabo babanye bamaranye n'imyaka 10 bari mu ikoda ariko kaba babanye noneho yarangiza kuvuga guco n'abasore bagatangira batano none se kandi uriya mukobwa ndamushesha gute ibicanege nakanga mbuwe rero ihangane cyo bikoze umusije kukubwira ngo nubwo wambuwe uyu munsi byo wambuwe Yesu araje zakayo nubwo burya bigutwaye ariko ihangane zakayo givuye amaze kuva mu muvumu yaravuze ngo abo nambuye ndabariha kangahe ndabariha kane siko bimeze nawe rero mubo zakayo yambuye urimo niba utari mubo zakayo yambuye uri mu bagomba gufasha kuko yaravuze ngo abo
nambuye ndabariha kane, arangira ndavuga ngo kandi n'ibindi ntunze nabiha abakene. Sibyo? Ubwo rero niba uri umukene ihangane mu byo wari warabuze, humura marayika araje kugira ngo akuvane mu bukene wari urimo. Niba si gushaka kwawe kuba mu kibazo ufite mu kukunanira kw'abana, niba ari no kwamburwa hari umugisha ukaza kwamburwa, nanone ihangane ibyo wambuye Imana izibigusubize. Ariko mwana mbagire n'inama nimushake, none si ubundi uri kwanga gushaka ko kwirinze uzakora byose kari kimwe. Imana tugirire neza. Aha urakoze cyane. Yego. Hari akajambo uvuze mu kanya uti haracyari 7,000. Sinzi niba no muri abo ngabo bose tuvuze ibyo 7,000 bya birimo. Abakobwa nibihangane, sibyo? Haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Niba hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, hari n'abasore 7,000 bakihari Imana yiteguye kuzagira gute kuzana kugira ngo babone abagabo. Sibyo? Abasore namwe hari 7,000 by'abakobwa biri muri buwate, biri mu burayi bitarapfukamira Bayali. Ibi 7,000 rero muhumure harimo abanyu. Mwicika intege. Ahubwo mwebwe mutangiza umushinga Imana zibashigikiye. Aha urakoze cyane. Ku kiganiro cyiza umanje kuduhereza, kuba umanje kudushyiramo, hanyuma ndagira ngo utugezeho nk'ijambo. Ijambo rwose ndabizi wewe uregeye, ijambo rwose waba wateguye rishobora kudushyira mu mavuta tugakomeza tukaryoherwa, tugakomeza tugafashwa. Bwira abadukurikiye mukomeze mukore subscribe, mukore like, share ndetse na comment. Muhana hano ubutumwa umurimo w'Imana ugenda ugere kure, abihebye bongere bagira ibyiringiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka 19. Ni imirongo myinshi ariko turasomamo imirongo mike nangase turavuga ku mirongo mike. Ni kubyaza akabi. Haravuze ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amumenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Umurongo wa 5, Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo ururuka kuko uyu munsi ngwiye kurara iwawe. 6, yururuka vuba amwakira anezerewe. Umurongo wa 7 ariwo turavugaho cyane n'uwa 8, haravuga ngo abantu bose babibonye barivovota bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. 8, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Yego, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana dushigikire. Ni ijambo dusomyemo amagambo menshi ariko ndashaka kugira ngo twivugira kuri uyu murongo gusa. Aravuze ngo uyu murongo wa 7 ngo abantu bose babibonye barivovota bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Reka nkubwire uyu munsi ushobora kuba wari uri umunyabyaha, uyu munsi hari ibyari byarakuzize, ariko ihangane wirukanke urira umuvumu. Ubundi Yesu ari kugenda yiteguye kuza kukurutsa ku muvumu ugize gute wamaze kurira. Noneho uyu ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Zakayo yari yarambuye abantu benshi. Zakayo yarabitse ubutunzi bw'abantu benshi. Mu butunzi Zakayo abitse harimo ubwawe. Mu butunzi Zakayo abitse harimo ubwanjye. Mu butunzi Zakayo afite ni hari ibyawe yamaze kukwambura, yamaze gutwara. Ariko nje kuguhitangaza uyu munsi nta kintu kinzanye, ni ukukubwira ngo ihangane nubwo Zakayo yakwambuye. Ariko kuri uyu murongo wa 8 haravuze ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndabiha abakene. Arangije aravuga ngo kandi umuntu nambuye ndamuriha kane. Imana itugirire neza. Hari ubukene bwawe wifitiye, ariko muri ubukene ufite hari ibyawe Zakayo yarabitse. Ndakwifuriza kugira ngo uyu mwanya wakire mu bazakayo agomba gufasha mu bakene, nawe bamo umeze ko hari ibyo Yesu yahageze. Hari ibyo ugiye kwakira mu izina rya Yesu. Hari ibyo ugiye kwakira, hari ibyo byari byaragiye, hari ibyo wari warabuze, ariko uyu munsi akira kuko uyu munsi Yesu yamaze kuhagera. Haleluya. Imana itugirire neza. Uyu munsi Yesu yahageze. Akira ibyawe mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kandi abo nambuye ndabariha kane. Imana itugirire neza. Hari ibyawe bari warambuwe. Umva wa musore we, hari ubutunzi bwawe wambuwe, hari ubukwe bwawe warabwambuwe kandi uri kuburebesha amaso yawe. Hari
hari akazi wambuwe ariko uyu munsi niba agombaga guhembwa 1,100 Yesu yahageze humura agiye kubikuriha 4 ubwo ni 400 komera mva wa mukobwa we wikwihaba ngo abagabo barabuze we shikama utuze umve ko mu byori warambuwe Yesu aje kubikuriha 4 Kane nakahe rero aje gukora ubukwe bwiza aguha umugabo mwiza aguha urubyaro aguhe n'ubutunzi ibyo ni ibintu bine Imana yirukiye kuza gukorera urubyiruko rwitwa abasore n'abakobwa Mane tugirire neza umve rero mu byari warambuwe Imana ko yiteguye kuza kugira neza umve mu byo wari warambuwe Imana yiteguye kuza kubigusubiza mu byo wari warabuze Imana ije gukoramo imirimo n'iki nibitangaza Imana bamere umugisha narije kukubwira ngo humura Zakayo yakuba twaye ibyawe ariko arabigaruye nije kukubwira ngo humura wari uri umukene mu bakene Zakayo agomba gufasha nawe ngwino Yesu agufashe kuko Yesu yiteguye kukugirira neza mwakira ijambo ry'Imana amen urakoze cyane mutuye Imana ku ijambo ryiza umaze kutugezaho ijambo ryubaka ni ijambo ryongera kubatura ibyiringiro bya buri wese akongera akagira urwego yiyumvamo akava aho yari yarabaye akahebwe akongera akagira ibyiringiro bizima bigiraho bimushyira murakoze cyane ku ijambo ryiza uduhaye murakoze abakunzi rero ba Prophet Ezekiel TV bati bamwe barakuzi ariko hari nabandi baba bagukeneye yego itumanaho rwose nimero yanjye ni 078 078 21 38 ndagushimiye cyane iyo nimero no kuri WhatsApp wamuhamagara akagusengera ibintu bikagiye ni n'umuhanuzi ibintu bikagenda neza General the Pure nizere ko ibintu byagenze neza hari ijambo hari icyo rigufashije hari aho uri kuvanye hari naho uri kugejeje iyi ni Prophet Ezekiel TV njyewe ndi the Pure ibindi biganiro nakagaruka Prophet Mutuyimana ndamushimiye Imana imuhumugisha cyane ibiganiro byacu nakagaruka n'ubutaha turi kumwe turahari rwose nta kibazo nge ndahari murakoze cyane igihe cyose bazuma banyenereye ndahari namwe bakunzi ba Prophet Ezekiel TV nizere ko mwebwe duhorana subscribe share ndetse na like bikomeze na comment bikomeze bibarange ubundi umurimo w'Imana waguke ibintu bikomeze kurushaho kugenda biba byiza ibiganiro byacu nakagaruka ciao